Now reka turebe mu by'ukuri ubuntu bw'Imana ni iki? For real, ubuntu bw'Imana ni iki mu buryo butomoye? Mu by'ukuri iyo wiza aba bantu bose igitekerezo bafite ku buntu bw'Imana ni ibitekerezo bibiri. Igitekerezo cya mbere bafite bavuga yuko grace is unmerited favor. Now mwe muri hano ibyo byose hari igitekerezo, hari uburyo usanzwe z'ubuntu bw'Imana bwo uraza nawe kureba ibyuzi nawe uherereye. Bavuga unmerited favor bivuga imbabazi tudakwiriye. Nanone favor bivuga ubutoni, ni nko kugirirwa ubuntu, imbabazi cyangwa se ubutoni cyangwa se igikundiro ariko mu by'ukuri udakwiriye. No kuvuga ngo duhinnye mu buryo bw'incamake hari ibitekerezo biri kuri grace abantu bafite. One ni unmerited favor, no kuvuga ngo kugirirwa imbabazi ariko udakwiriye. Icyo ni igitekerezo cya mbere. Cya kabiri bavuga ko it's God's enablement, ni uburyo Imana igushoboza gukora ibyo wowe udashobora. Imana yahindutse icyo turi cyo cyose kugira ngo iduhindure yo ubwayo, iduhindure icyo iri cyo cyose. That's the meaning of grace. Ushize nashakaga gusobanura ubuntu bw'Imana, iki gitekerezo kigira n'aba bacyumva. Urabizi iyo abantu bumvishije ubuntu bw'Imana bamwe barahungabana. Mu by'ukuri cyakabaye agakiza, icyakabaye amahoro, icyakabaye igisubizo cyahindutse ikibazo gikomeye kubera kutabyumva. Now hari ibintu bimwe natekereje aho nshobora guhera, kubera ko iyo wifashishije amateka birafasha. Igitekerezo cy'ubuntu bw'Imana ku bantu muri hano mushobora kuba mwaracyumvishije, ndetse nawe ushobora kuba hari icyo ugitekerezaho. Nishimiye kubona abantu bamwe na hamwe hano. Ikaze mwese, ndabakunda, inshuti zanjye mwese, abo nzi n'abo nazi, turabishimiye cyane. Mubyumve ko tubishimiye. So iki gitekerezo cy'ubuntu bw'Imana ni ikibazo. None iyo bije nko muri iki gihugu n'abantu bose bakunda kuba bigisha, upfa kuba wumvishijweho kuri kuvuga ubuntu, umuntu wese ahita afata umwanzuro y'ibyo uri kuvuga, kabone nubwo yaba atarabyumva. Kimwe mu bimenyetso by'ubuswa ni iki? Ikimenyetso cy'ubuswa. Yuda yaratwandikiye, apana Isikariyote, ahubwo Yuda wari umuvandimwe wa Yesu, aratubwira ngo yemwe bantu mutuka ibyo mutazi. Kimwe mu bimenyetso by'ubuswa ni ugutuka ibyo utazi. Ntushobora gutuka ibintu utazi. Ubundi uzi ubwenge wabanza ukanatega amatwi ugakora conclusion nyuma umaze kubyumva. Ariko iyo ufashe umwanzuro mbere y'uko unatangira, ibyo babyita gutangirira ku iherezo, kandi mu by'ukuri iyo batangirira aho bihera. Now reka mbasubize inyuma gakeya mu mateka ku bantu bashobora kuba batabizi. Abantu bose bitirirwa, sinshaka kuryita idini rya Gikristo nubwo ryahindutse rya Gikristo, dufite urutonde n'uruhererekane rw'uburyo ibi bintu byose byatugezeho hano. Hari igihe abantu bamwe batekereza ko ibi bintu byikoze, ibintu byose bifite amateka. Nabonye abantu benshi batita ku mateka, babona ibintu bibagwaho ntibashake kumenya byaturutse he. Ibyo waba wemera byose bifite inkomoko. Icyo ni ikintu gikomeye. Now nsubiye inyuma gakeya, iki gitekerezo cyitwa ubuntu bw'Imana gifite uko gitekerezwa muri buri movement yose yabayeho mu mateka y'itorero. Now mmereye kuri Kiliziya Gatolika, naho icyo ndibwirinde hano ndaza kubirondora ku murongo, ariko sindi babwire ngo ababemera ibi, ndaza kubivuga muri rusange. Ubundi ni uburyo bwo kugira ngo utaza kugira ngo hari icyo ndi kukuvugaho kibi, kandi ndi gushaka kumakinga point yanjye yitwa ubuntu bw'Imana. So mu ruhererekane rw'urugendo rwabayeho uhereye kuri Kiliziya Gatolika, mu kinyejana, guhera mu kinyejana cya 4
Yesu amaze gupfa akazuka, intumwa zaramusimbuye, bakita patristic era, AGC. Cyabayeho nyuma y'uko intumwa zipfuye, hagakurikiraho abo bita aba church fathers, cyangwa bita ababyeyi b'itorero. Bivuga ngo bakomeje umurage w'intumwa icyo gihe cyabayeho, ariko naho bapartena. Utavuga ngo bari muri iyi kiliziya, bari muri iriya kiliziya, ahubwo bo bashakaga kumva ibyo Yesu yasize yigishije bikomotse ku ntumwa ze uko ari 12, ariko by'umwihariko intumwa Paul. Nk'uko mubizi bamwe, amateka atwereka ko nyuma yaho hari abari bafite igitekerezo cy'uko byanga bikunda hagomba kugira uhagararira abandi bose. Kubw'ibyo rero Petero ubwo ari we wari usa n'uhagarariye koti niko babitekereza, nubwo iyo twize ibyanditswe byera tubona Paulo ari we wahaye itorero ishusho, anawe wasobanuye iby'itorero, anawe wavuze iby'itorero. Hatabaye Paul, ubu Kristo bwari bupfuye mu kinyejana cya mbere. Tubizi neza ko iyo hataba Paul, ubu Kristo bwose bwari gupfa mu kinyejana cya mbere. Kubera iki? Kubera ko intumwa 12 zigishaga bene wabo bonyine. Muri icyo kinyejana cya mbere batekereza yuko agomba kuba umuntu ugomba guhagararira undi mu itorero. Well, muzi iby'ubupapa aho bikomoka muri uwo murongo. Nawe iyo kiliziya ifite uko yumva icyitwa ubuntu bw'Imana. Bivuga ngo hari igitekerezo bafite kuri grace. Nawe ibyo kandi migarukiye aho, sindi bujye deep. Igikurikiraho nyuma yaho, nubwo hariho iyo kiliziya, hari uburyo ibintu byacitsemo kabiri, hajyaho the east na west. Buriya ibintu byinshi twemera muri Afrika bikomoka muri west, na makuru dufite yibiba muri east. Urugero, muri west baravuga kwezwa, sanctification cyangwa sanctification. Muri east bavuga deification. Ijambo watinya gukoresha ko biri kuvuga ngo you are becoming like God, deification. Now, kubw'ibyo amakuru menshi dufite naturuka mu burengerazuba. Murabizi ko ari nabo bakoronishe iki gice cy'isi. Hari orthodox yo muri east, nayo ifite uko itekereza ubuntu bw'Imana. Hanyuma nyuma yaho mu rugendo rwabayeho, murabizi kugira ngo protestani buboneke hagombaga kubaho gutandukana n'abari bategetse muri iki gihe kiliziya gatolika. Kuva icyo gihe kugeza ku gihe cya Martin Luther, utari junior wo muri Amerika, ahubwo turi kuvuga umudage wahoze ari umupadiri waje guhishurirwa. Nubwo hari byinshi byiza yatuzaniye, ariko ntabwo byose ari shyashya. Now uwo nawe afite uko yadefinishije icyo bita ubuntu bw'Imana. Aha ni naho nekereza ko igitekerezo cy'abantu benshi muri iki gihe bafite ku buntu bw'Imana naha bagikura. Aha babita aba reformers, abantu bitwa abagorozi. Abana bo muri abagorozi mu mateka babayeho mu kinyejana cya 16, 15, 16, 17, 18 kugeza muri siècle de lumière, aho bavuga ko bamwe bigomotse baravuga batariki Bibiliya ni gute tuyobora yonyine, ko abayigishaga nabo bari limite mu myumvire yabo. Baravuga bati natwe tugomba kugira ibitekerezo byacu byo byigenga biri déconnecté kuri Bibiliya. Hazamuka abafilozofi, naho muzi mu Bibiliya abafilozofi bandika encyclopedia, baravuga bati natwe ni Bibiliya yacu iri mu buhanga bwose n'ubumenyi bwose butari muri Bibiliya. Dufite abo ba Protestants, no kuvuga abantu bahakana bahakana iki? Bahakana ibyari bihari mu kinyejana cya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En fait, no kuvuga ngo turahakanya ibyo ibyari bihari muri Kiliziya Gatolika bigishaga. Ubwabo nabo bayobowe n'uwo mvuze Martin Luther. Si nawe wenyine, hariho n'abandi benshi bagiye baza nyuma ye. Hari igitekerezo bafite ku buntu bw'Imana. Hari ama movement yandi yitwa New Reformed. New Reformed na Pentecostals. Urugero aba Pentecote bivuga 50,
meaning aba 50. Pentecostals nuvuga aba Pentecote na charismatic, aba nabo bafite uko bumva ubuntu bw'Imana. Uretse abo harimo nabo bita word of faith. Uyu munsi warimo bava evangelicals, abo bantu bafite word of faith bavuga ibyo kwizera cyane, abo bazanye ibyo kwizera cyane, abo nabo bafite uko badefinisa ubuntu bw'Imana. Ndabakorera summary mukanya muraza kubyumva. Hanyuma hari New Apostolic Reformation, ubwo nabo nabandi nyuma bafite igitekerezo cyiza kurushaho ugereranyije n'abandi. Now muri makeya kuko sinshaka ibi byose ukora studies, ariko nshaka kubibaha muri makeya. Mu by'ukuri iyo wiza aba bantu bose igitekerezo bafite ku buntu bw'Imana ni ibitekerezo bibiri. Igitekerezo cya mbere bafite, bavuga yuko grace is unmerited favor. Now mwe muri hano ibyo byose hari igitekerezo, hari uburyo usanzwe z'ubuntu bw'Imana, uraza nawe kureba ibyuzi nawe uherereye. Bavuga unmerited favor bivuga imbabazi tudakwiriye. Nanone favor bivuga ubutoni, ni nko kugirirwa ubuntu, imbabazi cyangwa se ubutoni cyangwa se igikundiro ariko mu by'ukuri udakwiriye. No kuvuga ngo duhinnye mu buryo bw'incamake hari ibitekerezo biri kuri grace abantu bafite. One ni unmerited favor, no kuvuga ngo kugirirwa imbabazi ariko udakwiriye. Icyo ni igitekerezo cya mbere. Cya kabiri bavuga ko it's God's enablement, ni uburyo Imana igushoboza gukora ibyo wowe utashobora. Alright, so hari ibitekerezo bibiri rero ku buntu bw'Imana. Muri aba bose ndatesa ko nawe ariho haraho ushobora kwibona ugwa. Donc icya mbere ni ubuntu, donc favor, imbabazi tudakwiriye. Murabizi uburyo tuba tuvuga ngo urumva turi babi ariko ubuntu bwe nibwo budutwikira gusa, murabizi ko ibyo bitekerezo biri very popular, biri ahantu hose. Niko bitekerezwa ku buntu bw'Imana. Nta cyiza nkora nibesherejweho n'ubuntu bwayo. Murabizi such songs, nta cyiza nkora keretse kubeshwaho n'ubuntu bwayo. Si igitekerezo kikaba ngo nta cyiza uzigera ukora uretse ubuntu bwayo bugutwikiriye mu bubi bwawe. Abakabiri baravuga bati reka da, mwe muratubwira ngo nta cyiza mukora ngo keretse ubuntu bwayo bubatwikiriye. Hari ikindi gitekerezo, hari imbaraga, charis. Ijambo ni charis mu Kigiriki, ni hen mu Giheburayo. So iri jambo rivuga charis cyangwa izi mbaraga z'Imana accelerating, zituma umuntu yihuta mu buzima, nibwo buryo ko muzaguma muri babi byiteka ryose. Icyo niyo line twabonye turukaho. And I submit this to you. Benshi babitekereza gutyo no mu gihe cyacu. And that is very dangerous. I mean, mwumva uburyo bisuzuguritse. You mean Imana imbaraga ifite n'ukugutwikira? Sinumva wemera ko ifite ubushobozi burenze ubwawe. Ubwo muri makeya uko utekereza nuko ikishoboye nukurenzaho utwatsi gusa, ariko ikangumisha mu bubi bwanjye. Nta bubasha ifite bwo kunkurayo. Muri kuva igitutsi mu maso y'Imana? Iyo ni line. Nicyo gituma ndiko ngo iyo bavuze ubuntu bw'Imana twese twumvi, nta nubwo tuzi ko ari ukubiteye, tubyumva mu buryo bumwe gusa, tugahita dukonkluwa bari abantu they don't understand what grace is. Nibazi icyo ubuntu bw'Imana ari cyo. Icya kabiri kuri iki gitekerezo cy'uko ari unmerited favor, mbega ni impuhwe ngiriwe ariko si nkwiriye. Iki ni ikibazo gikomeye. Meaning nzahora nakwiriye iminsi yose, ariko kubwo buntu bwayo izajya indeba ihumirize cyangwa indebeshe rimwe iry'impuhwe. Ni nka kwa kundi tuvuga ngo man, nkavuga ngo man wibuke imirimo yanjye. Urabizi uburyo dukunda kwigisha ibyo bintu. Imana yibuke imirimo wakoze, nje nkasigara nibaza yibuke iyihe.
muri ya yindi ukora yose. Imyiza muri make uri kuvuga ngo yibuke imyiza ifunga ijisho ku mibi, because that's what you're saying. Ariko niba uri kuvuga ngo yibuke imirimo yawe yose, guma hamwe yibuke yose. Reka yibuke yose kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, reka yibuke yose nta n'umwe uvuyemo, maze kugirira ibihwanye n'iyo mirimo. Nibyo ushaka? You understand? Now ni ikibazo rero gikomeye nanone niyo twishingikirije ku mirimo yacu, icyo nacyo ni ikindi gikomeye. But what is grace? Ubuntu bw'Imana ni iki? Nayo mpamvu navuze ngo dukeneye kuredefinisa bino bintu, hagati tukakamanika. Bantu barabidiriwe, ariko kandi uburyo bwo kubidiriwa bwari ukwishakira igisubizo. Still byose nibo bari kwirwanaho, bamwigije hirya ngo birwaneho. Ninde yakubwiye ko ashaka wirwanaho? You know, dufite na se nyinshi zivuga ngo Imana ifasha uwifashije. You know that? Uburyo Imana ifasha uwi, njye numva wamaze kwifasha, ntaba ngushaka iki. Grace, igitekerezo cy'ubuntu bw'Imana. Now reka turebe mu by'ukuri ubuntu bw'Imana ni iki. For real, ubuntu bw'Imana ni iki mu buryo butomoye. Kuko niba ngibi ndi kuvuga gutya, hari benshi tuba twaramaze gukora ama conclusion ngo ibyo bintu ndabyumva, ibyo bintu ngiye narabyumva, ahubwo tubwira ibindi, tubwira ibihe bindi. You know, again, hari umugani w'Abashinwa uvuga ngo I'm not scared, sinterwa ubwoba na n'ingumi igihumbi uzi gutera witoje rimwe. The 1,000 punches you know how to throw, but you practiced only once. Ngo ikinera ubwoba ni umuntu witoje gutera ingumi inshuro igihumbi ariko agatera imwe. Ibyo bintu byazanywe na Bruce Lee, a certain guy called Bruce Lee. Yuko ngo ya revolutionize the martial arts. Amaze kubona abandi batera imigeri myinshi, aravuga ibi ntabwo ari byo. Ashyira imbaraga mu ngumi imwe, ngo yajya arekura imwe ikaba imukijije, you know, kurwanya gutera izindi. Ni bakora umugani because of that guy. Ikintu ndi gushaka kumvikanisha ni iki? What is grace? Ubuntu bw'Imana ni iki? All right. Iyi niyo statement shaka nanone kuvuga. Nubuswa Doctor, nubuswa umuntu ufite ibibazo yakabarije muganga akajya kwibaza umuhinzi, nubuswa. You cannot find the solution ku muntu udafite amakuru kuri icyo kintu. Tugomba gushaka ninde ufite amakuru. Mu isezerano rishya no mu isezerano rya kera hose washyize hamwe dufite umuntu umwe gusa, intumwa Paul. Hari abantu bamwanga, abantu nabonye bari gukora ikiganiro baravuga ngo intumwa Paul ngo uriya mugabo yateje ibibazo byinshi. Ubwo no kuvuga ibyo yigishaga babonaga biri kunyurana n'ibyo bo bashaka. Nawe reka mbasomere, reka dusome twese Byakozwe n'Intumwa, Acts, Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 20. Oh, you did it? Okay. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 20 umurongo wa 24. Reka nisomere iwanjye. Byakozwe n'Intumwa igice cya 20 umurongo wa 24. 24. Niba udafite Bibiliya ufite telefone yawe, gurisha inkweto zawe ugure Bibiliya. Ariko kuko ufite telefone ushobora kuyimanuriramo, you know, hanyuma nawe ugashobora gusoma. Ukajya ukunda abantu bagusomera usanze atari byo, usanze atari byo.
nawe ukwiye kujya upuruvinga ko ibintu ari byo. 20:24 haranditse ngo ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri je, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye n'umurimo nahawe n'umwami Yesu wo guhamya ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ndasubiramo, ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari bw'igiciro kuri je, kuko nkwiriye kurangiza urugendo rwanjye. Course, iri jambo ni course, to finish your course. Buri muntu wese hano afite course ye, hari urugendo ufite rwo kurangiza. You have your course. Nk'ubu ushobora kubaza wa mugani, ugeze he kuri course yawe? Hari abatazi kwibaho, barexista ntibarabaho. I mean vivre. Now, ariko sinita ku bugingo bwanjye ngo nibwire ko ari ubw'igiciro kuri je. Now, sizi impamvu mu Kinyarwanda murabizi dufite bimwe mu bibazo dufite ni translations. Turabizi ko abantu bose batendinga classes, murabizi ko mu by'ukuri kubera gukura mu Kigiriki ushyira mu Cyongereza kwa King James Version waranze ukaza mu Kinyarwanda, byanga bikunda hari udutakana, byanga bikunda. Buriya niyo wasemura uva mu rurimi rumwe ushyira mu rundi, hari umwihariko wa buri rurimi n'umwimerere warwo, ku buryo byanga bikunda iyo ushaka guhindura ururimi urutwara mu rundi hari utuburamo, hari utunuances, hari udutakana. Urugero, akimuhana kaza imvura ihise, shyira mu Cyongereza akimuhana. Urwo ni urugero rukwereka ko hari ibintu by'umwimerere mwifitiye binagoye guhindura ahandi. Icyo bakora babyita kugenekereza. Rero iyo ugenekereje byanga bikunda hari igitakara. Okay, iri jambo ravuga ngo 24 ngo ariko sinita ku bugingo bwanjye, none of these things move me. Ngaho mva nk'icyo cye, none of these things move me. Ano baratubwiye ngo ariko sinita ku bugingo bwanjye. Well, ni ukugenekereza amaho. Dushobora kugira uburyo tureba bigenekereje, ariko sinita ku bugingo bwanjye. Uyu ni intumwa Paul, aha hari muri Efeso amaze imyaka 3, yarari masezera ku bantu mu myaka 3 yaramaranye nabo, agiye kwikendera. Mu gihe yarari magiye kugenda amagara bakuru n'abayobozi bose baraho, ashaka kubabwira amagambo ye yanyuma mbere yuko agenda. Intumwa Paul iduhishurira umugambi n'intego ibereyeho. Paulo aratubwira ngo intego yatumye mbaho nahamagare kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana specifically. So mfite course. Paulo ni umwe mu bantu bonyine bashoboraga kuvuga ngo narangije urugendo rwanjye. Yose ntushobora nk'ubu guhagarara ngo uvuge ngo narangije urugendo rwanjye. Ugomba kubuza urwo rugendo aho ruva naho rujya. Abantu benshi nabyo bazi. Ndetse niyo uzi iby'urugendo rwawe ubu bizi ko hari tu urahari kugira ngo usoze ibyo bintu. Ntabwo ubaye uvuga ngo Mana nyongera iminsi yo kubaho. Ukora iki? Iyo minsi yo kubaho ukora iki? There's a cause. Hagomba kuba hariho intego n'impamvu yo kubaho kwawe. Now, uyu mwanditsi aratubwiye ngo but none of these things move me. Arimo atubwira ngo ibintu yari amaze kwigishaho hejuru ye yavuze ngo ndabizi binegereje muri Yerusalemu yuko mbwirwa n'umwuka w'Imana yuko bazangambanira, bazangirira nabi. Aravuga ati ariko ibyo byose si ikibazo kuri njyewe. Njye nditeguye gukora umurimo nahawe. I have one cause. Uzi uvumbuye icyo ubereyeho. Uzi ukuntu iyo uvumbuye icyo ubereyeho uba focused mu buzima. Impamvu abantu benshi batari focused, bitwara hano bakitwara hariya, mbega ikije cyose kiragutwara. You don't have a purpose in life. Ntufite intego mu buzima, ntufite icyo ubereyeho. But uyu mugabo aratubwira ngo yari afite course, ngo agomba gusoza umurimo wo gukwira munsi wa none. Izo ngingo zose nababwiye z'uburyo dutekereza ubuntu bw'Imana nta na kimwe
gihura n'icyo Paul avuga, which means byarihanze n'ibihangano bisona neza, bisa nkaho bifite ishusho ariko siyo y'ukuri. A research y'abantu baba scholars b'isezerano rishya, they came up with a conclusion. Baravuga ngo icyo turi kubona ni iki, ngo nuko uburyo Paulo yumvaga ubuntu ngo byatakaye, ngo nta numwe iyo bari kugenzura babona abantu uburyo babuzana nibuhura neza nuko bwari buri from the origin igihe byatangiraga. Kuki byaje bikivangavanga n'uyu munsi bikaba bitera abantu ikibazo? Nubyumva nawe ko watoye kamwe niko wagendeyeho ukandagiza abantu, wangiza ubuzima bwawe ngo wamenye. Are you sure? Paul aravuga none of these things move me. Hari ikintu naha nshaka gusoza uyu murimo wo gukwirakwiza kumenya iyi nkuru nziza y'ubuntu bw'Imana. Umenya ubuntu bw'Imana neza, wowe umenya ubuntu bw'Imana neza, wahita umenya niyo message yonyine. Muri yo niho honyine hari ugutsinda no gusohora no kugera ku iherezo ry'iki kiragano turimo. I know you didn't get it because kuri benshi byarabasize. We say yes azaza ejo, mubwiye ko atazaza ejo. And how do I know? Through Apostle Paul. Hari ikibazo gikomeye dufite twese, ni mujye mubona ko ari ni ikibazo, ariko abantu kuko bahagurukiye hatariho n'imirebere bafite siyo. Ni wambara amarineti y'ubururu uzatangira kubona isi yabaye ubururu, ni wambara y'umutuku uzatangira kubona isi yabaye umutuku, kandi abandi batayambaye bazaba bireba ukundi. Wambaya yahe marineti urebesha, which lenses urebesha mu buzima, winterpretama ama situation ama circumstance, ubireba uti. Paul aratubwira ngo ninjye wabiha. Kuki mwihimbira ibintu byanyu kandi mpari kandi byanditse? Kuki mutavumbura ibyo twanditse kugira ngo mubyige, mubishurirwe, mumenye igitekerezo Imana ari ifite ku buntu bwayo, kuko niko konyine gakiza. I'm telling you. Nayo mpamvu ngiye mfite gushidikanya abantu benshi ku rugero rwo hejuru ngo bibwira ko bakijijwe, bacira imanza abandi bakurikije bo, bakabareba ati kwanza weyo nkurebye. Nibo ba alpha, nibo ba omega, nibo bafite imfunguzo zinjiza abantu mu ijuru, ni nabo bahita mutajyayo. Kandi uzaho baba bahagaze kuri bo. Their little knowledge, ubumenyi butoya bungana gutyo bibitseho, nibwo bahagararaho bagacira isi yose urubanza. Ariko sinita ku bugingo bwanjye, mfite course. Now niba mubibona biciye muri Paul, ni wonyine tumenye ubuntu bw'Imana, niho bitomotse neza. Alright, dusubire kuri ya text yacu twasomye ubushize. Ni muri Tito. Mana nidufasha minota mike ndeba nsigaranye, probably ndaba masoje. Kandi dusoza hari ibintu nabonye njya kuza. So pray a little bit, hanyuma turaba dusoje. Turasoma muri Tito igice cya kabiri. Now, of course, nkuko nabivuze ubushize, urwandiko Paulo yandikiye Tito ntabwo ari ibaruwa y'umuntu umwe wandikira undi, meaning a letter. Ntabwo ari letters, ni epistles. Again, nabonye abantu batuka ibyo batazi. Kuki musoma urwandiko rwa Tito muri abanyarwanda gute? Have you ever heard of that? Musoma urwandiko rwa Tito muri abanyarwanda gute? Ninde wakubwiye ko ari urwandiko? Barwita epistle,
urwandiko rwabaga rugenewe gusomerwa ku karubanda, nta printer zari zihari, kubw'ibyo ntago yashaka kurwandikira umuntu umwe ngo arwibikeho mu cyumba cye. Kwagombaga kuyobora itorero ryose uko rikora icyo gihe, ko Pawulo atarahari, so kwagombaga gusomerwa abantu ku karubanda. Ibi rero nibyo gusomerwa ku karubanda, ntago ari ibaruwa yawe ku giti cyawe. Icyakora ushobora gufata ibirimo ukabigira ibyawe. Kabiri, cumi na rimwe, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose, oh Jesus, buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Grace appeared. Ni epiphany. Bitwa ba epiphany bishatse kuvuga ikintu cyari kiri kitagaragara cyaje ahagaragara. But then kuri inshuro nagare epiphany ni Christophany, meaning ni Kristo wavuye mu mwuka akaza mu mubiri, Christophany. Now ikintu atubwiye ngo kubuntu bw'Imana, oh Jesus, do you see uburyo abantu bavuga ngo urumva ngiye nakijijwe bingoye? Aravuze ngo kuko ubuntu bwe buzanira. Do you realize ko buzanira? Nge ikintu nibaza muranibaza, haranditse ngo naje gushaka icyari cyara ubushobozi ufite n'ubwo kuzimira. Nawe ubushobozi bwe nuko gufinding, nuko gusanga aho wazimiriye. You cannot look for him. Nta nuwabite, nta n'ubushobozi ufite bwo gutekereza ngo ariko shaka Imana. Nk'iri jambo gushaka Imana nta nubwo ari concept yo mu Isezerano Rishya. Iki gitekerezo cyitwa gushaka Imana uyishakira he? Uyishaka ute? Ubumuntu bwabona ubumana gute? Ubumana nibwo bwonyine bwahitamo kwishurira ubumuntu. Niba mubyumvise rero, ubuntu bwarabonetse, nibwo bwahisemo muri bari gushaka ikinyarwanda cyiza gitomoye. Mu muhora w'ibihe byose, in the corridors of eternity, mu muhora w'ibihe byose, umugambi w'Imana wari uko ubuntu buzaza. Grace appeared. Ubuntu buraza, ntabwo ari wowe bushaka. It had to come. Bwagombaga kuza. Kandi bamubonye ijambo appearing, manifestation of an error, ibintu nk'ibyo, iryo jambo rivuga kugaragara ko cyari kiri mu mwuka kikaza mu mubiri. Bivuze ngo byanga bikuna ntushobora kuvuga ubuntu utavuze uwahoze ari ijambo akambara ikiyemwe umubiri. We are talking about Christ. Jambo yabaye umuntu maze asa natwe. Isi kandi iyo jambo ryambaye umubiri nibwo bwonyine dushobora kubona ubwiza bw'Imana. Natwe abonye ngo tubona ubwiza bw'umwana w'ikinege wase. You cannot see glory, the word has manifested. Ubwiza bw'Imana buhishurwa muri uwo jambo. Naratubwira ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira iyi ngingo navuze nzayisimbuka abantu bose. Muri kubona abantu bose, hari abantu babajimaka ngo urumva twebwe itsinda ryacu naho dusenyera nitwe twenyine tuzajya mu ijuru. Sorry for you. Wowe nande? You know, nibyo koko imyemerere n'amadini by'umwihariko dufite muri Afrika yazanywe mu bukoroni. Ariko ukwiye kuba smart, ukwiye gutandukanya ubukoroni n'ukuri. Indeed nibyo koko barayazanye. Bazana bafite intego zitari nziza. Ibyo we know that. Hari igihe umuntu yajya hariya akabivuga akagira ngo twe nitubizi, akagira ngo natwe nitwasomye amateka nituyazi.
yuko bafite intego zari zibazanye. Ariko nyine iby'ubukoroni turabireba tukabicishamo amazi tukavuga mugumane ibintu byanyu, ariko ntibizadukuraho ko tureba ukuri. Ndabamenyesha ko ubu Kristo butatangiriye i Burayi, si n'ibintu byabo. Barabana nta n'umuco bagira. Do you know that? Like culture thing. Ni nko muri Amerika nta culture bagira, nta muco. Igihugu cyahuriwemo n'abantu benshi badesida ikigiye kuba umuco, bashaka ama values bagenderaho, maze natwe turayora byose. In fact ibihugu byacu nibyo bifite imico iri seri ikomeye. Well, imico yose si myiza, hari ibyiza hari n'ibidasobanutse. But icyo ndi kuvuga ni iki, muri ibyo byose batuzanye dushobora kubirebamo tukavuga yego mwururiye ku mababa y'ibibi ngo muzane ibintu runaka, ariko ntihabuzemo ko harimo akantu kazima. Ako niko tuzafata. Turabizi ko namwe atari mwe mwabihanze, si mwebwe mwabitangije. Abanyaburayi nabo ubutumwa bwiza bwabagezeho nyuma. Paulo yagiye akwirakwiza ubutumwa bwose abugeza ni Burayi. So nta nubwo buri kuva, ushatse kuvuga ngo biri kuva muri Israeli, ariko igitangaje na Israeli ntibyemera. It's something big, huge. Biruta Israeli, biruta abanyaburayi, biruta abanyafrika nabo bose. Turi kuvuga in the corridors of eternities, mu bihe igihe atari igihe, mbere y'uko isi iremwa, mu mugambi w'Imana, mu butatu bwayo, Data, Umwana, Mwuka Wera, mu kiganiro cyihariye bari bafite mu ruziga rw'ubumana rutinjirwamo n'umuntu uwo ari we wose. Imana ihitamo gufungura urwo ruziga kugira ngo itwereke ibyihishe muri urwo ruziga rw'ubumana. Iravuga ngo hari ikintu mfite ku mutima, ubu buryohe bimfite hagati yanjye, Data, Umwana, Mwuka Wera, ibi biri kujya mbere yacu, ibi bituryoye bituma twishima by'iteka ryose, ntabwo twabigumana. And grace had to appear. Hari ibyo tugomba gusangiza abantu. In fact, Imana irema umuntu, intego yayo kwari kugira ngo izamuzane imwinjize muri ubwo bwiru bw'ubumana bwayo. Ntabwo ari ugutwikira ibibi byawe. Biraciriritse cyane. If that's what you think, biraciriritse. Umugambi w'Imana ni mwiza kuruta uko twabivuga. Iyo turi kuvuga ngo urukundo rw'Imana ni rwiza, rurenze ibyo twe tuvuga. Ijambo rivuga iby'urukundo rw'Imana avuga ngo and knowing, ngo tumenye n'urukundo ruruta uko rwamenywa. Abefeso 3:18-19 ruruta uko rwamenywa. Haranditse ngo surpasses knowledge. The love of God that surpasses knowledge. Iryo jambo ni gnosis, n'ubwenge bwa siyanse, n'ubwenge bw'ubwonko. Ari kuvuga ngo ni urukundo uhishurirwa gusa. Iso ni revelation. Guhishurirwa ni iki? Apocalypse, gukurwaho amaso yawe agira gutya agakurwaho ibisa n'imboneranye, ugatangira kubona. So you love this, you love me this much, wankunze bigeze gutya. Nishurirwa ry'urwo rukundo n'uwo mutima w'Imana wadusangijwe. Grace appeared. Ubuntu bwarabonetse. Ubuntu bwarabonetse. Ubuntu ntabwo Imana yabwohereje, ntabwo ari commodity ikintu Imana ifite yacyo yohereje. By the way, muvanyeho n'ibyo, uyu munsi mwese murabizi, niyo bafata amacandwe yawe bashobora kuyapima bakabonamo wowe some DNA, parts zawe. nimuzasuzuma muzabona n'icyuya cyawe. Ibintu bikuvamo cyangwa bikuvaho bijyana wowe. There is something about you muri icyo kintu kiba kikuvaho. Definitely ntabwo wavuga ngo ibi bintu niwe wabitangije. Imana irabizi nta kintu cyayivaho kitazanyeyo. Nishobora gutanga ikintu iri separated with, igomba kukizamo. So grace ntabwo ari inyigisho. Ubuntu si inyigisho, ubuntu si ibitekerezo byiza, ni Kristo Yesu ubwe mu mubiri uri kuza mu isi. That's grace. Ni nayo mpamvu I feel so sad. Nawe utekereza, nawe mwibwire, wibuke ya nkuru amase yatwikiriweho iki.
kuva kwa maternité. Oh my God. Then ubumara bukiza buva mu Mana bukaba bumaze iki? Kubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Muri kubona ko nta numwe ubihejweho n'ibyo abantu bose. Why do we preach what we preach? Nge sinzi impamvu abandi babwiriza, twe tuzi impamvu tubikora. Kandi tubikora ko n'abandi babikora. Niyo bose babireka, I don't know. Nge sinzi nibiba motive. Ariko twe tuzi bitu motive. Guhishura ububwira. Uhishurirwa gusa. Buzanira abantu bose agakiza. Ijambo ni sozo, agakiza ni sozo cyangwa soteria. Again twarabivuze ni igitekerezo cya kiganga. Muri make ya sozo ni iki? Ni umuti. Ni healing. Sozo bivuze umuntu afite virus, afite virus, hari indwara yakujeho. Noneho hakaboneka antivirus cyangwa antidote. Sozo iyo uri kuvuga ngo narakishijwe, uzi icyo uri kuvuga? Uravuga ngo igitonyanga cy'ubumana cyanguyemo. You see, again, intege nke z'Imana ziruta imbaraga abantu. Sibyo? Igitonyanga cy'ubumana. Nyisi igitonyanga nyamara ni Imana yose. Ngo ndi no kubimanura. Igitonyanga cy'ubumana cyanguyemo. Ibi nibyo byabaga ku kizenga cyitwa Solowamu. You know kizenga cyitwa Solowamu? Aho hagombaga kuba aho bakarabaga bagacya. Ukarabye mu maso ngo agahumanuka. Uwoze muri icyo kizenga agahumanuka. Byagendaga gute? Nuko muri Isirayeli kubera kutabona imvura iyo yagwaga barayirekaga. Ayo mazi y'imvura bakayabika, bakayita amazi y'umugisha kubera kavuye hejuru. And then bagafata ikizenga kirimo amazi, noneho bagatonyangirizamo, bakarekura muri wa muyoboro w'amazi akagwamo muri cya kizenga cya Solowamu. Igitonyanga bagahita bavuga ko icyo gitonyanga gihagije guhumanura y'amazi, kubw'ibyo uri bukarabemo araza gucya. Kandi bakundwa, biratangaje ko iyo yakarabagamo yahitaga yezwa. Tuzi ko amazi arepresenta ijambo ry'Imana, n'ibyitwa umubatizo n'ibindi nk'ibyo byose tuzabibona. Ariko amazi arepresenta ijambo ry'Imana. Ari abantu benshi batekereza ko ijambo ry'Imana amazi aba ari kuvuga ko atweza ibyaha. No, amazi ntabwo ashobora kweza ibyaha. Amaraso agakora iki? Amazi arepresenta ijambo. Mumaze kwezwa n'ijambo ryanjye, ijambo rikora iki? Cleaning the way we think. Geza imitekerereze yacu, geza uko twibwira ibintu, igahindura uko tubona ibintu, bikabihuza nk'uko Imana ibibona. Ibyo nibyo bita divine vision, ukaba ureba uko Imana ibona. Agakiza rero ni umuti wahawe umurwayi. Meaning uyu muntu ararwaye akeneye umuti. Uwo muti iyo umugezemo mu ntega amatwi, iyo umuti winjiye mu mubiri nukora umurimo wawo, ni wowe ukora cyangwa ni umuti ukora. Again bihita bitwereka niba uri kurwana no kwikiza, ntufite igitekerezo ku cyitwa gakiza, kuko ni umuti winjira ukarwana, ugahindura, ugakora umurimo wawo ushoboye. Nubisuzuma rero uza kureba maybe twahagurukiye ahantu habi. Maybe wa mugani dushobora kuba twaraje turi guhunga umuriro, tuti Imana idukize umuriro w'iteka ryose, itwinjize iduhe amahirwe yo kujya mu ijuru. Maybe nicyo gituma abantu benshi bahunga. Ninde ubabwiye guhunga umuriro ugiye gutera nk'uko Yohana Umubatiza yabivugaga? Maybe nicyo gitekerezo abantu benshi bafite. But you shouldn't be struggling. The reason why you struggle nuko udafite igitekerezo gakiza. Ushaka kumbwira ngo ariko ndabizi. Igihamya cyo kubizi ni iki? Muzamenye ukuri. Iyo uzi ukuri ntabwo uvuga ngo ndakuzi. Ukuri gukora umurimo wako muri wowe. Icyo ukeneye ni ugukora iki? Ni ukumenya ukuri.
buzanira abantu bose agakiza bwabonetse butwigisha ijambo ni discipline. ubu duha discipline kuva imbere muri twe kurekeraho kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi. Now to be breaking it down, kurekeraho kutubaha. Now iyi translation kubaha Imana ni iki? Kutubaha Imana ntabwo ari ryo riri original hano. Ijambo ni to deny ungodliness. Now twarabibonye, what is ungodliness? Ni ubuzima butandukanye n'Imana. What is godliness? Kubaha Imana ubundi ni ubuzima bwivanze n'Imana. You see? Kutubaha Imana ni ubuzima butandukanye n'Imana. Now uburozi ni ikintu cyose n'amakuru yose ashaka gutandukanya ikiremwa aho gikura kubaho kwacyo. Igihe cyose utandukanyije ikiremwa mu isoko yaho cyagenewe kuba, si uburozi gusa, ni ubugome. Now ubutumwa bwose bushobora kunandukanya n'inkomoko naho nkwiye kuba ndi n'isoko y'ubuzima bwanjye, ni uburozi. Tekereza uri kwigisha amafi yose ukayabwira ngo ngewe namenye ngo hari amakuru mashya mbafitiye, aho nta kigenda muri hano. Hari ibiti bizana amahumbezi, musimbuke mwese muve muri ayo mazi, muze mwenjoyinga akayaga ko muri ibyo biti. Ubwo ni ubugome buvanze n'iki? N'ubwicanyi buvanze n'iki? Iyo utandukanyije ikintu naho gikwiye kuba kiri, ni ubugome. Now do you realize ko tubwira ngo ubu twigisha kurekeraho kwibona ko dutandukanye n'Imana, ahubwo bukatwereka ko turi umwe n'Imana. What is grace? Divina incarnata et humana deificata. Icyo ni Kilatini. Imana yahindutse icyo turi cyo cyose kugira ngo iduhindure yo ubwayo, iduhindure icyo iri cyo cyose. That's the meaning of grace. Divina incarnata, God incarnated, the incarnate Christ. Turi kuvuga Kristo wambaye umubiri. Imana yahindutse icyo turi cyo cyose. Hari umuntu umwe yanditse aravuga ngo tekereza ushaka kuganirisha ubushishi, ngo wajya ububwira irihe jambo kugira ngo bushobore kukumva. Ngo keretse cyo ko ufite ubushobozi bwo guhinduka nka kamwe muri bwo, ngo wajya ububwira ururimi rumwe ngo bukakumva. Wenda yaragerageje kubitora, ariko kuri ngo Imana ifite ubushobozi bwo kuba umuntu. That's the question. Ese Imana ifite ubushobozi bwo kuba wowe, bwo kuba umuntu? Yabigaragaje rimwe mu mateka y'isi yose. Ubundi ayo niyo mateka, ni naho hari amateka yacu. Niho hari amateka yacu. Imana yabaye umuntu, yabaye twe. Na igitekerezo dukunda kuzana niki? Muri icyo gihe hari miliyoni 300 z'abatuye isi. Igihe Yesu yazaga, niko research igaragaza. Igihe Yesu yazaga ntabwo yabaye wa miliyoni 301. Aha niho benshi batekerereza. Ntabwo yiyongeye ku mubare w'abari bahari, ahubwo yaraje ahinduka. Oh God. Afata miliyoni izo miliyoni zose zari zihari, arazambara.
arazambara. Iyo uza kurebera mu maso y'Imana icyo gihe n'uyu munsi niko biri, wahita ubona ibitekerezo bibiri Imana ifite. Imana ibona abantu babiri, umuntu wa mbere Adamu aho twese twari turi, n'umuntu wa nyuma, right? Umuntu wa nyuma ari we Kristo Yesu. Now ushobora kuvuga nayo ndimo mvuga ubu nibwo navumbiye ko twese burya kiriya gihe twari duhari, twagira inama Adamu, twari duhari, twabyemeranyijeho yuko ducumura. And all of us se ngiye naje mu kinyejana cyama twebwe turabejo bundi. Wait ari byinshi utazi, ari byinshi utazi. Did you know? None ubwo we wari urihe? Ubundi ubu wavuye he? Cyangwa mbere yuko uvuka wari urihe? Wari mu nda y'umuntu runaka. Subiza ibihe inyuma. Tekereza ko ibyanditswe bitubwira ngo biragaragara yuko ngo n'uwo uwitwa Lewi nawe yatanze kimwe mu 10, Abaheburayo 7, ngo kuko yari ari mu rukiryi rwase, ubwo yari ari mu nda yandi ya Aburahamu na Lewi harimo ibisekuruza 4, maze ngo umunsi umwe Aburahamu ngo yahaye kimwe mu 10 uwitwa Melkisedeki, ngo ariko ubwo yakimuhaga ngo na Lewi uri mu nda ye ngo nawe yaragitanze. Meaning igihe yagitangaga na ba Lewi bari bahari, ndetse na Yakobo yarahari, ndetse na Isaka yarahari. They agreed. Ubwiru bw'ubuzima abantu batumva buri mu bwiru bw'umubiri, ko turi mu mubiri umwe, twahoze mu mubiri umwe kuva mu itangiriro. Imana yaremye umuntu umwe yarahagije kubyara abandi bose. Ofete igihe yacumuraga twese twari duhari, turavuga Yesa ibyo uri gukora natwe niko tubyumva. Ndanize biratubwira nawe ushobora kuvuga ngo ko nabyibuka amnezi y'igihe cyose. Amnezi murayizi ni indwara yo kwibagirwa. Twarwaye amnezi ku buryo tutazi ko twari duhari, turi bakuru kurusha uko tungana gutya. Buri turabiteka nakumenye narakurema, right? Nakumenye narakurema, meaning you are there. Ariko ntabwo umuntu ari uyu mubiri gusa, ntabwo ari uyu mubiri gusa. So twari duhari muri Adamu, turamubwira yego ibyo uri gukora nibyo. Nawe ibyo nizero ngo kuko bose bakoze, bose ntabwo ari kutubekera, nitwe tubihakana tuvuga nge sinari imari. Oya twese, all in one. When Jesus came, ubuntu bubonetse n'iki bwagomba gukora. Iri jambo riratuvuna abaryumva, ryitwa anakafaleosis. Iri jambo murumva uburemere bwayo, uburebure nako. Anakafaleosis bivuze all right, kina music cyangwa filime, sibyo? Ubone umuntu ari kuririmba, ikirahuri kigwa ku meza, then kigatemba kikamena ibyari birimo. Noneho anakafaleosis ni ubundi ni ugusubiza ibihe inyuma. Noneho reba ya clip ya ndirimbo bari gusubiza inyuma ibyo bintu. Have you seen that? Ukabona ikirahuri kiri gusubira kuri ya meza, bikagenda, ukaza gusanga nyine bigiye aho byatangiriye. Ikintu Yesu yakoze ni anakafaleosis. Yaraje arahagarara avuga Adamu byarakunaniye, araduhamagara dusubira mu bihe inyuma, akosora byose, arabitunganya bisa nkaho nta cyabaye kibi. Arangije uwo Adamu wa mbere kariyeri ye yose bayizingira ku musaraba, bamukuraho. Kandi tumenye iki ko umuntu wacu wa kera yabambanywe. Umuntu wacu wa kera, the old man, ntabwo ari papa wawe, the old man. Umuntu wa kera ni Adamu,
ntabwo avuga ngo tumenye ko abantu bacu ba kera ntabwo ari benshi, n'umwe twese duhuriyemo. He was crucified, amaze kubambwa kuri uwo musaraba, ubwo ibya kera biba bikuweho. And that is why tuzabivuga ko turi kwinjira na mu gihe cya Pasika, tuzasobanura byinshi. Aha ni naho hari agasongero k'amateka y'inyoko muntu. Ntabwo ari kuri Sinayi aho amategeko yatangiwe, ni ku musaraba aho ubuzima bwabaye redefini. Ubuntu bwarabonetse ngo butuzanira agakiza. Agakiza ntabwo ari ibitekerezo byiza, si n'inama nziza nshobora kuvuga ngo kandi mugire inama we kizwa. Goodness, I need to know nkizwe gute. Ikintu umwami wacu yakoze, Kristo Yesu, kandi mwumve ibari kubikorera abari mw'isi bose. Kariyeri ya Adamu bayikuraho, asigarana wenyine. Nicyo gituma uyu muntu wenyine usigaye ari we Kristo Yesu, niwe soko yaho dukomoka. Muri kumva ibyo bintu, niho dukura beginning yacu, niho turi gukura ubuzima bwacu. Nawe uri gutekereza ibintu by'imivumo karande, ibintu bya karande n'ibiki, tekereza karande muri Yesu. Niba inahari ni nziza, kuko ibyo afite ibyo adusangiza, ibimurimo ibyo aduha. Dufite karande ya Yesu, that's good. Ariko ikintu gitangaje, uravuga toya nzi data, nzi sogokuru na sogokuruza, ngomba kubara ku gisekuruza cya 4. Aho niho dukwiye kuba. Urakaza neza mw'isi y'ubutumwa bwiza, nibwo ari bwo bwa mbere wumvishije ibi byose, igihe cyanjye cyageze. Ubuntu bw'Imana ubuzi w'iki, niyo title. Ubuntu bw'Imana ubuzi w'iki. Iki ni igice cya 2. Sande nzayeranga muri iki gice. There's so much to learn. Mwumve, twebwe hano do icyo dukora. We learn, but we also unlearn. Turiga, ariko nibiri ku rubaho, inyandiko zanditse ku rubaho turanazisiba. Iyo ushaka kwandika inyuguti nzima ku kibaho cy'umukara, usanze hariho inyuguti zanditseho, byaba flu. Icyo ukora ni icyo ubanza ugasiba ibyanditseho, tukandikaho ibishya. Icyo ikikwiye kugukorerwa niba ushaka kumenya ubuntu bw'Imana, hari unlearning process igomba gutangira. Za nyuguti zitari zo zigomba gutangira gusibwa. Ubuntu bw'Imana nicyo gisubizo cyonyine, niho honyine. Iyi si mubona n'abizera bose, abakristo bavuga ibyo bavuga bose, niho honyine. Ni nacyo cyonyine Imana yatanze dushobora gukiriramo. Thank you, Lord. Sinjukiriho, ahubwo ni Kristo, ni ubaho muri jye. Twasoje, duhaguruke. Ibyo nkora byose iri mu mubiri, bikoreshwa no kumwizera. Sinjukiriho, ahubwo ni Kristo, ni ubaho muri jye. Ibyo nkora byose iri mu mubiri, bikoreshwa no kwizera kwe. Sinjukiriho, one more time. Sinjukiriho, ahubwo ni Kristo, niwe ashahadosha osihindra bahato.
That is grace. If you can, ushobora gutangira kumushimira amagambo yawe. Umushimire kuri ibyo yishuriwe bikeya. Kumbe ubuntu nuko buteye. Waranguze ubumwe nanjye. Yahindutse umuti. Ntabwo yahindutse umuti ngo w'icyaha gusa. N'uburwayi bwose n'ubumuga bwose. N'imiruho yose n'imibabaro yose nta na kimwe ashaka kusigarana. Ndagira ngo mubwire ngo uyu munsi bisige hano. Leave it here. Ibikwikoreye ibyo wikoreye mu mutima ubisiga. Leave it here. Don't go home ubitwaye. Whatever you want to leave, icyo ukeneye gusiga hano cyose ugisige. In the name of Jesus. In the name of Jesus, you can pray. Talk to God. Icyo ushaka gusiga cyose ukivuge. Nzakugisiga hanga. Cyane ubuntu bwawe, cyane kubaho kwawe, cyane ubwiza bwawe, cyane imbaraga zawe, cyane kubaho kwawe. Sinshaka kubaho nkanjye, shaka kubaho nkawe. Ne gukomeza kubaho rwana n'ibyo nakwiye kurwana nabyo. Ahubwo wowe ubeho muri cye, wime muri cye, utegeke muri cye, utware muri cye, utsinde muri cye. Ndyame nsinzire, ne kwikanga hazaza, ne kwikanga hazaza, ne kugira ubwoba bw'ibyo mbona, ibyo nzi n'ibyo ntazi, by'ubwoko bwose. Izina rya Yesu Kristo. Oh shahatola trahadara ayahusheneresaya. Thank you, Lord. Talk to God. Ushobora kumubwira, what do you want to live here? Ndagira ngo nawe nuhasoka usoka uri mushya, usoka uri mushya. Haram imiryango igufungukiye imbere hano. What do you want? Nicyo ushaka gusiga kandi ni ushaka kwinjira. Na mahirwe yawe right now. Pasele krosata, leko shatata, letru satakata, rahato hotobo. In the name of Jesus. Izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Lehera ho shatahata. Uchire mu mutima wawe, uruhuke. Abushaka ko hakorwa hakorwe. Icyo ushaka kubona ukibone.
ufite uwo mudendezo mu maso ya data kuko agukunda kurusha uko wikunda. Ubuntu bwe bwarabonetse butuzanira agakiza, ubuntu bwe bwarabonetse butuzanira kubaho, ubuntu bwe bwarabonetse buratuzura, ubuntu bwe bwarabonetse butubeshaho, ubuntu bwe bwarabonetse ngo twongere tubeho. Ukwiye kubaho, ntabwo ukwiye gupfubusa, ukwiye kubaho, ntabwo ukwiye gupfubusa. Karadosha hata dositelele sodadada. Come on, you can pray. Shahado shahadadada. Tresitarado satahaba. Shoratekata. In the name of Jesus. Niba ari kariyeri yapfuye reka izuke, niba ari ikitariho nikibeho, niba ari cyo warotaga kitari gukora nikize mu mwanya, niba ari igice cy'umubiri udafite nikibeho, niba ari igice kirwaye nigikire ubeho, kuko ubuntu bw'Imana bwabonetse buzanira abantu bose agakiza. Katora hadadaraba Shiraho Shatataba. Baba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Aya. Buragaruka muri wowe, ubwenge burakugarukamo, imbaraga zirahagurutswa muri wowe, icyerekezo gishya. Ubuntu bw'Imana bwarabonetse, ubuntu bw'Imana bwarabonetse. Sahalosh. Hallelujah. Oh Jesus. That I managed to see, nshaka kugufasha gusenga. Again, ubuntu bw'Imana bwarabonetse butuzanira agakiza. Nagira ngo kimwe mu byo utahana uyu munsi wumve ubuntu bihwanye n'agakiza. Mindset yawe imere ngo nuzajya wumva ubuntu uzajya wumva agakiza. Biratangaje ko hari ubumva ubuntu bakavuga icyaha, nzabigarukaho. We'll talk about it. Nagira ngo nuba wumva ubuntu uzajye wumva agakiza, right? Icyo ni cy'Imana ishaka kugira. Grace equals salvation. Niba ushaka kumva ubuntu neza ugomba kumva agakiza, ni naho bisobanuka. Ndagira ngo dufatanye dusenge. Twese turi hano, maybe you are sick, ushobora kuba urwaye. Sigiye kubikora kuko ari byiza ko abantu babikora. Again, icyo ntabonye ntacyo nkora, nabyihora nkagenda kandi ntacyo mwantwara. Hanyuma ibyo mbonye ariko nabikora. Imana ishimwe cyane. You want to be healed, ushaka gukira uburyo bwose waba urwayeho. You see, again, ubuntu bw'Imana burakiza, 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 burakiza. Ubuntu bw'Imana, Jesus. All right. Ahari hose, please, a point of contact ushobora kuhafata as we pray. Usengere. Holy Spirit, Mwuka wera w'Imana, Mwuka wera w'Imana. Hallelujah. Jesus. Kimwe mu bintu nabonaga ni a severe pain. Severe pain ni uburibwe bukabije. Urumva hari ibintu bisanzwe ariko bukabije bw'umunda. Severe pain munda bikubuza amahoro. Abandi nabo nabonaga badasinzira. I don't know why. Sinzi impamvu
udasinzira, but uyu munsi urataha usinzira. Severe pain mu nda ikabije. Right now, in the name of Jesus, turimo dusenga ukire. May you be healed. Severe pain yo mu nda yawe, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ufite kubura ibitotsi, please uyu munsi uryame usinzire, wizigure. Na mu izina rya Yesu Kristo, wakire gukira, wakire gukira, wakire ikiruhuko. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus. Mu izina rya Yesu. Nivuga mu izina rya Yesu uvuge amen. If it is yours, please you can say amen. Amen uburyo bwo kureponda kwakira icyo kintu mu buryo bw'umwuka. Glory to God. Uburyo bwo kwakira icyo kintu mu buryo bw'umwuka. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Moshidra havostito kosha brestea. Kuri inshuro icyo ndi kubona ni benshi, sinzi impamvu muri benshi mufite umutima uhagaze. I don't know why you are many. Muri benshi, si umwe, si babiri, si batatu, si bane, si batanu, muri benshi. Ikintu cyose kikubuza amahoro, mu izina rya Yesu Kristo turakivumye. Mu izina rya Yesu Kristo tugiciriye witeka. Mu izina rya Yesu Kristo akira amahoro yo mu mutima. Mu izina rya Yesu Kristo ikintu cyose kiguhagaritse umutima nikibonerwa igisubizo. Niba ari umuntu, niba ari ahantu, niba ari ibintu, byose bikorweho turi hano. In the name of Jesus. Tola brahastakata. Ikintu cyose kiguhagaritse umutima data nagishaka, ikiri kubitera cyose giciriweho iteka. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari umwana, niba ari abantu, niba ari aho ukora, niba ari imirimo ushaka, all that korashi travahata. Mu izina rya Yesu Kristo amarembo aragufungukiye, winjire widegembya mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah. Posha brastihetea. Now niba ushaka kwimuka ukava hamwe ugatura ahandi, ibyo nabyo birabaye. Uvanyeho no kwimuka ushaka no guhindura akazi, ibyo nabyo birabaye. Nibyo mbona mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Now ndatuye kugira ngo wihute mu buzima, wihutishwe mu muvuduko w'ubumana, wihutishwe mu byo ukora byose. Please reka niba mubinyemerera, niko byanditswe bivuga ngo n'abagabo bahagarare mu nzu y'Imana baza mu biganza byera. Can I pray for you? Muhagaze please, raise your hands. Ntacyo bitwaye, ntabwo ari igihano. It's just honoring the Lord. Mu izina rya Yesu Kristo. Data urakoze cyane ko nta n'umwe uri hano utihutisha mu muvuduko w'ubumana. Mu izina rya Yesu Kristo uyu mwaka bazakumenya, uyu mwaka bazakumenya. Umuvuduko uzakoreraho si uw'abantu, ni uw'Imana, niko Imana ibishaka. Mu izina rya Yesu Kristo umuvuduko uzakoreraho ni uw'ubumana, ntabwo ari uw'abantu. Mu izina rya Yesu Kristo ibyo kandi bikubera ubuhamya bukomeye n'igihamya cy'uko data ari kumwe nawe. Mu izina rya Yesu Kristo uruhuke mutima wawe, wakire uwo ari we wese, wakire ibyo aguha byose, wakire ineza ye yose, ntugire na kimwe usigaze. Kwihuta kwawe kuri soshua, kuri soshua turakwizeye, kwihuta kwawe kuzagaragarira buri wese muri uyu mwaka. Mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.